Mu 1900 umwami Musinga nibwo yakira itsinda rya mbere ry'abamisiyoneri b'abanyaburayi, aba White Fathers cyangwa aba Père Blanc. Aba nta gushidikanya bagize uruhare rukomeye mu mpinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Nta gitangaje kirimo, icyo gihe idini n'ubukoloni byombi byifashishwaga kimwe muri gahunda ya mpatsi ibihugu yari igezweho. Ntibyateye kabiri mu 1917 nyuma yo gutsindwa kw'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi, abakoloni bashya b'Ababirigi nibwo nabo batangiye gutegeka u Rwanda. Icyo gihe barekeraho umwami nawe bahaga amabwiriza. Mu 1923 nibwo League of Nations twafata nka Loni y'ubu yahaye Ububirigi uburenganzira bwo gutegeka u Rwanda n'u Burundi bishyizwe hamwe mu kiswe Rwanda Burundi. Naho mu 1925 Rwanda Burundi bidasubirwaho cyari igice cya koloni y'Ababirigi ku izina rya Rwanda Burundi na Kongo Mbiligi. Mu 1931 Ababirigi bavanye umwami Musinga ku ngoma ahungira Kamembe hafi y'umupaka na Kongo, asimbuzwa umuhungu we Mutara wa kabiri Rudahigwa. Mu 1935 ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababirigi nibwo bwatanze indangamuntu zanditsemo amoko Twa, Tutsi, Hutu. Uko ayo moko yafatwaga, uko yakoreshwaga n'uburyo yavugwaga icyo gihe niko nanjye mbisubiramo muri iki kiganiro. Mu 1946 u Rwanda rwagizwe igice kiri munsi y'ububasha bw'umuryango w'abibumbye, niwo wagombaga kurureberera no kugena uburyo rutegekwa. Mu 1952 umwami Rudahigwa yasabwe n'umuryango w'abibumbye ko hongerwa umubare w'abahutu mu nzego z'ubutegetsi. Ibi arabikora. Mu 1954 umwami Rudahigwa aca ubuhake bwagaragaraga nk'ubucakara kuri bamwe, ku bandi iki nacyo cyari igitutu yashyizweho n'Ababirigi. Mu 1955 Ububirigi bwohereje Jean Paul Arwa aba guverineri wa Rwanda Burundi. Uyu nawe agarukaho cyane mu mpinduka zabayeho mu by'ubutegetsi mu Rwanda guhera mbere ndetse no kuri Repubulika ya mbere. Guhera mu 1954 umwami Rudahigwa yatangiye inkubiri yo gusaba ubwigenge budacagase bw'u Rwanda ndetse ubukoloni bw'Ababirigi bugahagarikwa. Ni no muri uyu mwaka w'1954 Vatikano nabo bohereje Umusuwisi Musenyeri Perrodin ayobora idini Gatolika mu Rwanda. Musenyeri Perrodin nawe agarukaho kenshi mu mpinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Tutagiye kure, nko mu 1957 uyu Jean Paul Arwa afatanije na Musenyeri Perrodin bafashije kandi bashyigikira Gregoire KAYIBANDA asohora inyandiko yiswe Hutu Manifesto, manifeste y'Abahutu. Iyi ni inyandiko yasabaga ko ubutegetsi n'imirimo ya politike mu gihugu bishyirwa mu maboko y'Abahutu, ku gitekerezo cyagaragazwaga ko bari nyamwinshi bagatsikamirwa n'ingoma ya cyami, agatsiko k'umuryango nk'uko hose bimera ku bwami. Icyo gihe kandi ubuyobozi bw'Abihayimana Gatolika ni nabwo bwafashije KAYIBANDA na bagenzi be gushinga imitwe ya politike nka Prosoma, Association pour la Promotion Sociale des Masses, na RADER, Rassemblement Démocratique Rwandais. Aya yose yari yubakiye ku nyungu za politike z'Abahutu nk'ubwoko. Mu 1959 byagiye kugera imibanire no kutavuga rumwe hagati y'abakoloni b'Ababirigi n'umwami yifashe nabi bikomeye. Umwami Rudahigwa yapfiriye icyo gihe mu Burundi mu buryo budasobanutse, nako umwami ngo ntapfa aratanga. Hari abemeza ko nta kabuza Ababirigi ari bo bamuhitanye, asimburwa n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ishyaka UNAR, Union Nationale Rwandaise, ryari ryiganjemo Abatutsi, naryo bari baririmo bashakaga ko u Rwanda ruhita ruhabwa ubwigenge ku kanya hakiriho umwami. Ku rundi ruhande Parme Hutu n'andi mashyaka bari bafatanije yashinzwe ku bitekerezo n'ubujyanama bw'Abihayimana Gatolika n'abakoloni b'Ababirigi bahize bajya mu nkubiri yo gusaba ko ubwigenge bwaba buretse gutangwa, ntibashakaga ko butangwa hakiriho umwami. Iri rikaba n'ipfundo rikomeye ryo kuba n'ubu ingingo yo kuvuga ngo ninde waharaniye ubwigenge bw'u Rwanda akabugeraho itavugwaho rumwe. Jean Baptiste Ndahindurwa ku izina ry'ubwami Kigeli wa gatanu yagaragaye Kinshasa mu birori by'umwami Baudouin w'Ababirigi wasezeraga bwa nyuma kuri koloni ye Kongo yari yariswe Mbiligi. Ni no muri ibi birori Baudouin w'Ububirigi yasuzuguwe bikomeye mu ijambo rya Patrice Emery Lumumba wari minisitiri w'intebe. Kigeli Ndahindurwa yashakishaga mu mahanga bari kumushyigikira mu gushaka ubwigenge bw'u Rwanda. Ababirigi bagahambirizwa, nabo ntibamworoheye. Logiste na Harwa bashakaga ko agenda rwose n'ubutegetsi bwa cyambi bugacika burundu mu Rwanda. Ni nako byagenze. Ndahindurwa byamugendekeye bite? Yirukanwa ate mu gihugu yategekaga? Ingoma yarazwe n'abasekuru be mu binyejana byabanje. Arabyivugira. Bon. Mva mu Rwanda asabye le gouverneur général Harwa yuko ngiye kureba le secrétaire général Dagamashot Kinshasa. Aremera ndagenda. Ngezeyo mbona na secrétaire. Mu gihe ngiye kugaruka numva radio ngo kuvubu umwami Kigeli azongera gusubira mu Rwanda. Uhereye ku itariki ya 25 z'ukwa gatandatu mu 1960 Kigeli Ndahindurwa ntiyongeye gukandagiza ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda kugera uyu munsi.
ryabaye itangiriro ry'ubuhunzi uyu mwami utakigira ingabo n'ingoma amazemo imyaka igera kuri 54. Tukiri mu 1959 umwaka wabayemo byinshi mu buryo bw'impinduramatwara no kwivumbagatanya mu gihugu. Ni nabwo umubirigi Colonel Guy Logiste hamwe n'itsinda ry'abakomando b'ababirigi batoje imitwe y'abasore b'abahutu. Icyo gihe bahize abatutsi b'abasivile, benshi barasengerwa, abandi barameneshwa bahungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Colonel Logiste wari umaze kwamamara cyane muri Kongo mbirigi nyuma yo guhosha imyivumbagatanyo y'imitwe y'abarwanyi yari yadutse basaba ubwigenge, yoherejwe mu Rwanda afite ubutumwa butomoye bwo kurengera impinduramatwara y'abahutu. Ashinga kandi igisirikare kigizwe n'abo yitaga abahutu batavangiye ngo barinde iyo mpinduramatwara. Mu gitabo cye Mission au Rwanda yarabyiyandikiye. Muzehe Jean Damascene Rwasamirera, umwe mu basobanukiwe kandi bakurikiranye cyane iby'amateka y'u Rwanda, arasoma zimwe muri paji z'iki gitabo. Tujya gushyiraho izo ngabo twararebye tuti nidushyiraho ba ofisiye mu ngabo no muri polisi bakomoka mu tundi turere tw'u Rwanda tutari amajyaruguru, tuzaba dushaka ko revolution y'abahutu izo ngabo zishobora kuzayikubita hasi ako kanya. Ati mu by'ukuri iyo witegereje u Rwanda usanga hose mu turere twose tw'u Rwanda uretse mu majyaruguru abahuta abatutsi n'abatwa barashyingiranye. Gufata rero aba ofisiye mu ngabo cyangwa muri polisi ukabafata mu tundi turere tutari amajyaruguru, kuko mu majyaruguru ho nta metisage yahabaye, abahutu baho n'umwimerere n'abahutu mbese batavangiye. Ati nararebye nsanga dufashe ba ofisiye tuvana muri utwo duce tundi tutari amajyaruguru, bazagera aho ngaho, kuko uzafata umuntu wita umuhutu uvuka ku mututsikazi cyangwa ari umuhutu uvuka ku muhutukazi washyingiranywe n'umututsi, abo bantu bafite babyara babo mu miryango ba nyina bakomokamo, bafite ba nyirarume, bafite ba nyirasenge, bafite abo bantu rero nta wabizera 100% ngo avuge ko bazashyigikira revolution y'abahutu igihe kirekire. Batireka dufata ba ofisiye mu majyaruguru ho batavanze, ari muri ntuza, ari muri arume, ari no muri polisi, baba ariko babigira. Ariko kugira ngo bajijishe bagafata, bafashe nk'umututsi umwe bamushyira muri ba ofisiye epimake ruhashya, ngira ngo nta muntu utamuzi, yarigendeye ejo bundi ntakiriho. Bakajya bafata nka ba Jean Pomseni Munyandekwe muri Gitarama bakamuzana bakamujerengamo bakamushyira, mbese ni nk'uko wagwanga kugira ubuki bw'umuhama ugatonyanyirizamo nk'agatonyanga kamwe k'amazi cyangwa tubiri. Uretse kuba umwami yaragiraga ingabo mu buryo gakondo ziza amacumu n'imyambi mu gihe cyahise, iyo niyo yari politike ngari y'ishingwa ry'igisirikare cya mbere mu Rwanda. Ku rundi ruhande ariko Caporal Balthazar Nsabimana yabaye muri iki gisirikare, aba mu gisirikare ku butegetsi bwa Habyarimana. Si nibi gusa kuko yanarwanye n'intambara ya kabiri y'isi. Iki gisirikare cyari kiyobowe gite? Ba ofisiye benshi barabashiro, n'abanyaruhenge n'abanyagisenyi, intonze birambura. Saba bonyine gusa bavuga ibi. Umwami Ndahindurwa nawe yemeza ko Colonel Logiste yamwibwiriye barebana mu maso ku cyamuzanye mu Rwanda ko ari ukuvana ubutegetsi mu maboko y'abatutsi bugashyirwa mu maboko y'abahutu, ngo nta mpakana nke zari kuri iyi ngingo. Ati mwami naje muri mission yo gukuraho abatutsi gashyira kuri pouvoir abahutu, atubimenye. Hanyuma arambwira Colonel ati bo mu gihe mo gouvernement izambwira ngo noneho kuri pouvoir subizaho abatutsi, ati icyo gihe nzakwemvite dufate 1/2. Tuvuye muri 59 mu 1960 ubutegetsi bw'abakoloni bwateguye amatora, abatari bake bise baringa. Intsinzi yegukanwa ku bwiganze n'ishyaka rya Parme Hutu ya Kayibanda, abagizwe ministre w'intebe atyo. Ku ya 25 kwa 9 mu 1961 ibibaye kamarampaka. Abakonseye 3,000 hafi ya bose bari abaparme Hutu babatumiza Gitarama, bahambagajwe na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu witwaga Yohani Batista Rwasibo. Uko ubutegetsi bwari bumeze icyo gihe, resident muri gouvernement autonome niwe wayoboraga igihugu. Hariho ministeri zibarirwa mu 8, buri mwe yari yobowe n'umuministre w'umunyarwanda, ariko mu by'ukuri ababirigi bitwaga ba secrétaire exécutif muri izi ministeri nibo batangaga imirongo migari ngenderwaho yose muri politike y'igihugu.
aba bakonseye rero Minisitiri Rwasibo niko kubahamagaza igitarama muri iyi nama bati kuva uyu munsi tariki 28 ukwa mbere mu 1960 u Rwanda ntirugitegekwa n'umwami rubaye Repubulika. Nino muri iyi nama ako kanya witwa Dominico Mbonyumutwa yabaye perezida w'u Rwanda by'agateganyo. Yari uw'agateganyo kuko yari ikiri guverinoma ya autonomy, ubwigenge bucagase, ntabwo hari hakabayeho ubwigenge bwuzuye ngo u Rwanda ruhindurwe Repubulika. Mbonyumutwa uyu yahoze ari sushefu kundiza, yarashyizwe kuri uyu mwanya na Rudahigwa. Ubu bwari ubutegetsi buturuka kuri coup d'etat n'ubundi kuri benshi ni ubutegetsi bw'umwami bwari buvanyweho. Abandi bagaragaza ko aha ababirigi bashatse gukinga amahanga imyenda mu maso bashyiraho amatora ngo rubanda batore muri kamarampaka nibura ngo bigaragare ko ubu butegetsi babushyigikiye. Bitabaye ibi ngo bwari gukomeza kugaragara nk'ubukomoka ku guhirika ubutegetsi bw'umwami, abaturage batabigizemo ijambo rigaragara. Muri aya matora amashyaka yose yinjiyemo, Parmehutu irayatsinda ku majwi asaga 78% mu badepite bose benshi baraba Parmehutu. Inteko ishinga amategeko yarateranye ngo bashyireho itegeko nshinga. Ntibyatinze ababitoyemo wagombaga kuba perezida wa Repubulika batora Gregoire Kayibanda tariki 26 kwa 10 mu 1961. Aha niho ubutegetsi bwa Mbonyumutwa bwarangiriye, cyane ko yari ninze wa cyuho. Mbonyumutwa Dominico uyu yari mu ntoki, twabivuze yari sushefu kundiza, ariko tariki ya mbere ukwa 11 mu 1959 aza gukubitwa n'abasore bivugwa ko barabo mu ishyaka rya Juvenal, nabyo bitera impagarara zikomeye mu gihugu, ikiswe la Toussaint Rwandaise, Rwanda All Saints Saga. Byabaye nyine ku munsi w'abatagatifu bose. Ibi Mbonyumutwa biri mu byamwamamaje bikomeye mu gihugu. Ariko ko bizwi ko Kayibanda yarashyigikiwe bikomeye n'ababirigi icyo gihe muri iriya leta bise autonomy, kuki atari we bahise bashyira ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ahubwo akaba Mbonyumutwa Dominico. Mwisesengura ryahuriho n'abatari bake ngo hari impungenge zikomeye ko yashoboraga guhita yicwa mu myevumbagatanya icyo gihe yari ikaze. Nibyo umusaza Jean Damascene Rwasamirira agarukaho. Ahangaha baravugaga bati Juvenal turabizi ifite imbaraga. Muri 61 umuntu twashyiraho ngo nabe perezida simbura umwami, Juvenal yamuhitana. Reka rero dufate Dominico y'unguyu Mbonyumutwa, so kuvuga ko bamwangaga, ariko napfa si kimwe n'iturufu yacu Kayibanda, ashobora gupfa ibintu bigakomeza. Ariko dushyizeho Kayibanda Juvenal kamuhitana cyaba ari igihombo gikomeye. Reka rero dushyireho uyu nguyu, niba muhitana ngo n'ibyago bizaba bibaye, ariko gushora iturufu yawe uzi ko ishobora kuribwa na jokeri ikiri inyuma. Urumva ko byari ibintu biruhije. Tariki ya mbere ukwa 7 1962 nibwo u Rwanda rwari ruhawe noneho ubwigenge bwuzuye. Kayibanda yari yabanje kuba perezida muri guverinoma y'ubwigenge bucagase tariki 26 kwa 10 1961 ubwo yashyirwagaho yari perezida w'igihugu kitigenga. Gregoire Kayibanda ubu buryo nibwo yatangiye kuba mu perezida w'u Rwanda. Nyuma twabivuze hakomeje kugenda hakorwa amatora mu gihugu, arakomeza aratorwa kenshi rwose. Igihe cyarageze amaze nawe imyaka myinshi ku butegetsi, nawe ngo atangira gufatwa nk'umuntu udasanzwe, ngo yiyumvishaga ko yaremewe guhindura ibintu mu Rwanda. Yararirimbwe arasingizwa. Umusaza Rwasamirira arabyibuka. Perezida Kayibanda we, uwo niwe Imana yatumye, maze Imana iramubwira iti Kayibanda genda uvumbure pariti, unkurira abana banjye mu buja. Ubwo urumva iyo ndirimbo yarizwe kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru. Yayibwe n'abantu b'abarokore. Ubwo yarizwe. Urumva umuntu bafataga ngo Imana yamutumye gukura abana bayo mu buja, babonaga ko yari nk'Imana nta kigiri cyari kumukuraho. Si n'abanyarwanda gusa babibonaga batya, kuko nka Bwana Renier wigeze kuba yongereje rezida mu Rwanda, wanavuga ko Kayibanda ahubwo ngo yumvaga uko yavutse afite ubutumwa budasanzwe yagombaga gusohoza byanze bikunze. Nabonaga neza ko ari umuntu wumvaga ko aharanira demokarasi, ko yari afite ubutumwa bukomeye hano ku isi bwo kubohora abahutu ku ngoma yabarenganyaga. Sur lequel il avait vécu. Uretse bikandi Renier yemeza ko Gregoire Kayibanda ngo asa n'uwari warashyize icyizere cye cyose kuri Colonel Logiste, kuko ubundi butegetsi bwose bw'ababirigi ngo yarasigaye abusuzugura bikomeye. Mais là j'ai commencé. Nahise mbyumva ko hari gushyirwa agatsiko gakomeye hagati ya Kayibanda na Logiste. Logiste ubwe wabonaga ko yabogamiraga kuri Kayibanda cyane. Kayibanda nawe yaratangiye kugira utuntu two gucabiranya, atangira kujya asuzugura abantu nkanjye. De plus en plus arrogant avec des gens comme moi.
Gregoire Kayibanda nawe avuga ko yasangaga Colonel Logiste ari umuntu wari ukwiye kubahwa bikomeye n'abanyarwanda. Au moins il a compris le mouvement démocratique. We yarabyumvise yumva neza uburyo bwa demokarasi buri kuvuka mu gihugu. Ntabwo yakomye mu nkokora ingabo zacu nshya. Yaziteye ingabo mu bitugu, ni umuntu uzi gushyira mu gaciro. Imyitwarire ye imushyira mu mwanya w'ababohoye iki gihugu. Uretse kuba yarize mu mashuri y'abapadiri, Gregoire Kayibanda nyuma akaza no kuba umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cya mbere kinyamateka, ibya politike byose Kayibanda yagiye abitozwa n'abihaye Imana b'Ababiligi. Uyu yari umumissionnaire Arthur de Jemep yabaga mu Rwanda icyo gihe. Twajyanyeyo twakoze urugendo rurerure cyane bwo twamaze hamwe amezi abiri mu Bubiligi, abasha guhura n'abantu bakomeye, haba abihaye Imana kimwe n'abanyapolitiki. Ntabwo byari mu buryo bw'imitekerereze gusa, ahubwo no gushaka abategetsi b'Ababiligi bagomba kumufasha. Des personnalités politiques belges qui l'appuient. Mu 1963 bamwe mu batutsi bari baragiye bameneshwa bagahungira mu bihugu bikikije u Rwanda batangije ibitero byiswe iby'inyenzi bagerageza kurwanya ubutegetsi bwa Kayibanda. Nta kibi bitero byagezeho mu buryo bwo guhungabanya ubutegetsi bwe. Byakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwagiye bukorerwa abatutsi b'abasivile mu bice bitandukanye by'igihugu. Benshi bashinjwaga n'ubundi kuba barwanashyaka ba inari byonyine no gushyigikira inyenzi. Abatari bake babiguyemo, abandi bagenda batabwa muri yombi. Aha abanyamakuru b'Ababiligi babazaga umwe muri bo wari umaze kubohwa amaboko hapakiwe imodoka ya gisirikare niba afite ubwoba bwo kuba yakwicwa. Yasubije ko nta bwoba na buke yari afite, kandi ko yakwicwa cyangwa atakwicwa byose kuri we ngo ntacyo byari bimubwiye. Vous êtes Tutsi? Si, je le suis. Unariste? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? De quoi? De la population, du jugement, peur d'être tué? Si c'est la mort, je dois mourir. Si ce n'est pas la mort, enfin... Mu 1965 Gregoire Kayibanda yarongeye yatorerwa kuba umukuru w'igihugu, naho Juvenal HABYARIMANA agirwa ministre w'ingabo. 1969 Parmehutu yahinduriwe izina higirwa MDR, Mouvement Démocratique Républicain, inegukana nanone intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Gregoire Kayibanda abayegukanye indi manda. 1973 ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi bwafashe intera ikomeye, ibihumbi byinshi muri bo barahunga. General Major Juvenal HABYARIMANA ahirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryakurikiwe n'ubwicanyi ku banyapolitike benshi bakoranye na Kayibanda. Aha ni naho duhagarikiye iby'amateka twabanje kugarukaho kugira ngo munumve neza uburyo Kayibanda nawe yari yagiye ku butegetsi. Aha rero niho duhera ingingo nyamukuru y'ikiganiro. HABYARIMANA yahiritse Kayibanda ate ku butegetsi. Hari abiswe les camarades du 5 juillet, ubwo twabita nk'inshuti cyangwa abavandimwe bo ku ya 5 z'ukwa karindwi. Aba ni abasirikare bose nibo bafashije Juvenal HABYARIMANA guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda, banamufasha gushinga ubutegetsi bushyashya. Bari 11. Aha mfite amafoto n'amazina yabo ku mapeti bari bafite icyo gihe. Barimo kizigenza w'iri tsinda General Juvenal HABYARIMANA, Major Fabian Gahimano, Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alex. Ni Kanyarengwe, ntabwo ari Kanyarengwe. Nabikuye mu isomo ry'ikinyarwanda nahawe n'umusaza rwa Samirera. Irengwe n'ubwoko bw'uruyuzi. Uruyuzi zazindi baraguzaga ku mbehe bamwe bita impinga. Hari izitwa za Rugina, hari izitwa hari Irengwe, hari za Kanantuku, hari amazina menshi y'izo nzu zibanza zarindwi. Kanyarengwe rero urumva n'umuntu ushobora kuba bararaguje Irengwe rikemeza ko azavuka. Ni Kanyarengwe komoka ku Irengwe. Ntabwo ari Kanyarengwe kuko Irengwe ntiribaho. Uretse Kanyarengwe uyu uwa kane mu bakamarade ni Lieutenant Colonel Sabebenda, Lieutenant Colonel Aloys Nsekarije, Major Bonaventure Ntibitura, Major Jean Nepomisene Munyandikwe, Major Laurence Rubuga, Major Pimake Ruhashya. Niwe mututsi rukumbi wari uri muri iri tsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Kayibanda, na Major Bonaventure Buregeya. Noneho tuvuye kubafatanije uyu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda, coup d'etat ku nshuro ya mbere mu mateka ya Repubulika mu Rwanda. Reka twerekeze kuri zimwe mu mpamvu benshi bahurizaho zatumye guhirika Kayibanda byorohera HABYARIMANA.
Icyambere gikomeye nkuko twanabibonye igisirikare cyose cyasaga n'icyubakiye ku bantu bakomoka mu gice kimwe cy'igihugu. Kayibanda byarangiye nta basirikare asigaranye bashoboraga kumurengera igihe cyari cyo cyose yari kubibasaba. Aba bari n'ubundi mu mugambi wo kumuhirika. Iri ryari ikosa rya mbere rikomeye, ikaba nimwe mu mpamvu y'ihirikwa ry'ubutegetsi. Kayibanda byageze aho atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igisirikare kitari kikimwumva. Hari no muri icyo gihe ibihugu ku mugabane wa Afurika byabonaga ubwigenge. Kugeza n'ubu kandi abakuru b'ibihugu bishingikiriza bikomeye igisirikare, kuko n'ubundi iyo bitagenze gutya ubutegetsi ntibumara kabiri. Irindi kosa rikomeye kuri Gregoire Kayibanda ryatembagaje n'ubutegetsi bwe. Kayibanda ngo amaze kubona ko nta jambo na rito yari asigaranye ku gisirikare, nawe ngo asa n'uwashatse kwihimura no guhimana n'abasirikare. Indi mirimo yose uvanyeho ubutasi, gendarmerie kimwe n'igisirikare, nawe yishyira mu maboko y'abanyenduga. Abikora bigambiriye, ngo yibwiraga ko kwari ugushyira hasi umuvuduko w'abakiga yabonaga bihariye igisirikare. Kayibanda ubwe nawe ntabwo yabaye shyashya mu nzego zo hejuru z'ubutegetsi. Asa n'uwavuze ati amajyaruguru niyiharira ingabo na polisi, nanjye igice yisigaye ngiye kugiharira Gitarama. Uretse ko bavugaga Nduga, iyo wambutse Nyabarongo burya wajya ku Mayaga, wajya mu Marangara, wajya mu Bwanamukare bahita mu Nduga. We rero yafashe abo bantu bo mu Nduga, abari barunda muri guverinoma, abaministre, aba secrétaire généraux, aba directeur b'ibigo bya leta n'intuza nka za caisse sociale n'ibindi byose byategekwaga n'abantu batarabo mu majyaruguru. Ntabwo Habyarimana na bagenzi be, Habyarimana Juvenal nawe muri icyo gihe yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare Kigali. Icyo gihe bashobora kuba barigaga mu gihe cy'amezi 18 bakaba barangije. Habyarimana Juvenal mu itsinda rya mbere ry'abasirikare bari barangizanije muri iri shuri, ngo niwe wari umuhanga kurusha abagenzi be bose. Akomeza kuzamuka cyo mu ntera mu gisirikare cyari kigitagizwa mu gihugu. Niwe wari umukuru w'ingabo, akaba na ministri w'ingabo icyarimwe ku butegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Ariko hari ikindi gikomeye nacyo gifatwa nk'impamvu ikomeye mu gutembagaza ubutegetsi bwa Kayibanda. Itegeko nshinga ryo ku ya 26 z'ukwezi kwa 9 mu 1961 ryavugaga ko manda kuri president atorerwa imyaka 4 inshuro 3, ntashaki ya 4 na rimwe, akaba wenda yakwicara hakabanza guca mu ndi president umwe. Kayibanda ngo yari amaze gukunda ubutegetsi bikomeye, baramuririmbaga bakamusingiza nawe akabikunda, ntiyari yiteguye kubureka. Manda ze 3 zari zimaze kurangira, hatangira imishinga yo guhindura itegeko nshinga. Batumiza kongere ya Parmehutu, niryo shyaka ryari riri ku butegetsi icyo gihe, bemeza ko barihindura, babanza kubyumvikanaho muri kongere yabo. Noneho aha ngo president akaba yatorerwa imyaka 7 kandi igihe cyose. Aha ntibyari gushoboka mu gisirikare cyari kigizwe n'agatsiko k'abantu bakomoka hamwe. Muzeherwa Samirera aragaruka ku buryo ibi byakiriwe. Abantu bashyizwe ku ntebe na logiste bo mu majyaruguru bafite igisirikare n'igipolisi, barabona ko umunyanduga, kuko niko babivugaga, regionalisme yari yaratangiye. Bati niko umwami wategetse u Rwanda yari umunyanduga, ategeka u Rwanda imyaka 400, niko bavugaga ngoma y'abanyigi yamaze imyaka 400. None n'umuhutu twitoreye none ashaka kurutegeka imyaka 400, bati ntitwabyemera. Byose byakorwaga ku nyungu z'ubwoko n'aho abantu bakomokaga. Mu kwa 3 mu 1973 ngo byari byatangiye kubonekera buri wese ko ubutegetsi bwa Kayibanda buri ku ndunduro. Icyo gihe hari n'ikinyamakuru cy'Ababirigi cyasohotsemo inkuru yavugaga ko ubutegetsi bwa Parmehutu busa n'ubutezemo mine, ngo kuko vuba abatutsi bari bagiye kubwisubiza, ngo bari benshi mu mirimo ya leta no mu mashuri. Hari ibihuha byinshi mu gihugu ngo revolution cyangwa impinduramatwara y'abahutu yari irangiye. Birakwirakwira aho inzego z'ubutasi zigendera muri iki kintu ngo zibicengeza mu baturage. Hashyirwaho n'ikiswe Comité du Salut Public, ryari ishami ririmo abantu batazwi neza kugeza mu bigo by'amashuri. Icyo gihe ahandi amazina y'abatutsi ashyirwa ahagaragara, ku buryo ngo hari abazaga mu gitondo ku kazi bagasanga bararangije kwirukanwa kera. Urugomo rukorerwa abana benshi b'abatutsi mu mashuri, bamwe barirukanwa. Umusaza Rwasamirera arabyibuka. Waricaraga mu ishuri umunyeshuri, abandi bana bakakujomba za kompa nk'inyuma mu mugongo, bakagukora ibintu bibi. Mwajya hanze mugiye kuruhuka bakagufata ari nk'abantu 4, umwe agafata kuboko k'umuntu ukundi, abandi bagafata amaguru yombi bakakuzunguza, bakaza kujugunya nk'ahariya. Ati yaducitse. Oya, barakuzunguza, bagufataga babishaka, byabindi abana bitaga kunyuzura, ariko byabaga ari bibi cyane. Umwana bamugira batyo kabiri akareba ati bazanyica, akava ku ishuri agataha. Aho hari mu mashuri yisumbuye n'abanza, ariko no muri kaminuza abandi baratotejwe, abandi barirukanwa nta mpamvu, nubwo batari benshi muri aya mashuri. Inzego z'ubutasi n'amaperereza ngo zazaga gukora ayo maperereza kuri uru rugomo, ariko zigaca inyuma nanone zigakangurira ababikoraga kubikomeza. Rimwe bigakorwa n'igisirikare na polisi, nyuma bagaca inyuma bati kuki Kayibanda akora ibintu nk'ibi.
bati turabirambiwe, ntabwo abantu bagomba gukomeza gutotezwa, abandi kwirukanwa mu kazi no mu mashuri cyangwa ngo bakomeze guhohoterwa bene aka kageni. Ibi Kayibanda nawe ntiyabonaga ko bishobora kumukoraho, ahubwo hari n'ubwo ngo nawe yahindukiraga abakorerwaga uru rugomo akaba ari bo yegekaho guteza imvururu mu gihugu. Kayibanda nawe wakamiwe n'ibya 59 kandi byaratangiye gutyo, ntabwo yahise abona ko ari we byototera, nawe asa n'uwabihaye umugisha. Ndibuka hari ahantu yigeze kuvuga yiyama ngo abana b'abatutsi ngo nabo batera urugomo, ngo abana b'abatutsi demokarasi zinana n'urugomo. Ndabyibuka bari bagize bate, yavugaga ko ari bo bendereza abana b'abahutu. babwire mw'abantu bana b'abatutsi rwose demokarasi zinana n'urugomo. nawe namenye ko bamuciye inyuma bakoresha twatuntu kugira ngo bazabone uko bamuhirika. Umunsi wo guhirika Gregoire Kayibanda ku butegetsi byo byagenze bite? Muzeherwa Samirera twaganiriye cyane muri iki kiganiro arabyibuka. Hari inama ya guverinoma, Kayibanda yari yarafashe ibiro bya rezida w'umubiri wagiye, niho inama yari yabereye, ni naho hari presidence. Mu by'ukuri mu Kiyovu rwose urabona Hotel du 5 Juillet ntuyizi se? Harya irya nzu nyuma yiswe Hotel du 5 Juillet niyo yari residence, yari residence y'ababirigi ya rezida w'umubirigi, ni nayo presidence yakoreyemo nyuma. Atumije inama ya guverinoma, umugambi wararangiye gucurwa. Urebye Habyarimana ntiyayizamo, yitwaza ngo ko ari minisitiri w'ingabo, yitwaza ngo ko hari murumuna we wari warongoye iwabo mu Bushiru, aragenda ajyayo. Naho bagiye gupanga, baraza iyo nama ya guverinoma, baraje barayisesa, abaminisitiri babafatiraho, Kayibanda bamufatiraho muri iyo nama. Urabyumva, ahita agira Rizinde Theoneste wari kapiteni icyo gihe, bamuha ijambo ajya kuri radio kuvuga ko ubutegetsi bwa Kayibanda buvuyeho burangiye. Caporal Balthazar Nsabimana nawe wari uri ku Gisenyi mu kazi ke ka buri munsi nk'umusirikare, uwo munsi koko ngo yabonye Habyarimana kwa muramu we, arabyemeza. Icyo gihe ndi muri patrouille ku Gisenyi, hari nka saa 6, niho namubonye yicaye ku rubaraza ubwo kwa Zigiranyiza arazo yari afite Zigiranyirazo muramu, yari afite inzu ya etage nyine ifite urubaraza rurerure. Aho niho yari yicaye, harimo bifatira icyo kunywa. Ubwo natwe twababonye turi muri patrouille, kuko nta hantu hafi ya Hanuzi, iyo uri kuri duwani yepfo atari kuri Puwaruru ijya kuri Goma, nyine ubu ureba aho bicaye, yenda bukaba barimo batari kudeta. Nyine icyo gihe bahise bahagarika guverinoma yose. Byagenze bite umunsi Kayibanda ahirikwa ku butegetsi? Ikizwi kitanashidikanywaho nuko nawe yari yararangije kubona neza ko abasirikare bateguraga ibikorwa byo kumuhirika ku butegetsi ntacyo yashoboye gukora ngo abihagarike. Byumve mu buhamya bukurikira. Uyu ni Nkaka Raphael, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda. Bitangiye ku tariki ya 2 z'ukwa karindwi ubwo bizizaga imyaka 11 y'ubwigenge bw'u Rwanda. Nyamirambo, Kayibanda yafashe ijambo abwira abaturage ryo kuri uwo munsi, hanyuma bataramushakaga bica itumanaho. Sizi ukuntu umuntu yabivuga, batandukanya mikoro na zaho paralele. Hanyuma icyo gihe Kanyarengo yari Lieutenant Colonel, ahaguruka arasohoka aragenda muri tribune, kandi bire bitarangira. Kayibanda agize umujinya aravuga ati numvise n'abanashaka gukora kudeta ngaho ni bayikore. Nyuma y'iminsi 4 ku tariki ya 5 biraba koko. Kayibanda yahiritswe abizi ko ashobora gutabwa muri yombi n'ubutegetsi bwe bugaseswa. Ntacyo yabashije kubikoraho, uretse Kayibanda n'abandi baturage bari babizi nka Dr. Rwakunda Dominique. Iri banga ryagaragaraga, we yaribwiwe n'uwaje kuba muganga bwite wa Habyarimana. Bapfiriye hamwe mu ndege. Dr. Rwakunda yaganiraga na Gasigwa Leopold, umushakashatsi ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Nari mfite umuganga wari inshuti yanjye, Dr. Kingene Emmanuel, yari umuganga w'abasirikare, yigeze kuzi Butare ndi muri universite, aherekeje Habyarimana wari minisitiri w'ingabo, aza kuza kundamutsa, aranambwira ati, aranyongorera ati ngwino ujye kuramutsa le futur président de la République, uzaba perezida w'u Rwanda. Atariko
ntuzagire ikivuga nuko aranjyana ndamuramutsa ariko ako kantu kangiyemo nkumva ko hari ibintu bitegurwa. Nawe yabaye muganga wa Habyarimana, yapfanye na Habyarimana mu ndege yishe Habyarimana. Saba gusa no mu buhamya bwa Kaporali Nsabimana Balthazar avuga ko umunsi wa kudeta nyirizina Kayibanda yabikenze. Ubwo bigeze nka saa 9:30 nibwo bamuhamagaraga abasirikare ngo Kayibanda ngo yakubuze yagushatse yakubuze. Ubwo icyo gihe yahise atumira akajugujugu iramuzana. Kayibanda icyo gihe yari tutumbye yagize aza kuvuga ati rwose abantu bashaka gukora ibintu. Kuba Kayibanda yarabizi ko abasirikare bateganya kumuhirika byasa n'uwari ubizi nawe ntawe yari afite umurwanirira, yategereje urwaje. Byabaye mu kanya gato nko guhombya bucyo ubutegetsi buhinduka. N'aba ofisiye benshi nta kintu bari bazi abo baturuka hamwe bonyine nibo bari bazi icyo bagombaga gukora. Ahubwo bwarakeye mu gitondo amafoto ya Kayibanda ari hose tuyamanure. Tuyamanure. Ntabwo bigeze bahangana. Yahise afatwa nyine igitero cyaragiye cy'abasirikari baramufata nyine nta kurwana byabayeho. Impamvu yatangwagayo ni iyihe? Kuko buri gihe bisaba ko abahiritse ubutegetsi babisobanurira abanyagihugu kimwe n'amahanga. Muribuka nko muri Mali mu minsi yashize Sanogo yahiritse Tanja ku butegetsi ariko ananirwa kwisobanura, byamukozeho. Aha Habyarimana n'itsinda ry'abakamarade batanze ibihe bisobanuro. Umva ibisobanuro batanze kuri radio y'igihugu. Agiye kuri radio avuga ko ukurikije bimaze iminsi biba, abana birukanwa mu mashuri, abakozi birukanwa ku kazi, ibyo bintu byagombaga guhagarara. None ako kajagari ingabo z'igihugu ziyemeje kugahagarika, zigakuraho ubutegetsi bwariho. None ubutegetsi bukajya mu maboko y'aba ofisiye bakuru 11 biswe les camarades du 5 juillet bayobowe na Habyarimana. Nguko ngayo nguko kudetera baye. Ibyavuzwe kuri irihirikwa ry'ubutegetsi icyo gihe byabaye byinshi n'ubu kandi biravugwa, ariko Kayibanda we byaje kumugendekera bite nyuma yo guhirikwa ku butegetsi. Ubu buhamya umusaza Rwasamirira yatanze muri iki kiganiro nubwo hari utuntu duto tudahurirwaho, ariko buhuye nubwo nahawe na benshi mu bo twaganiriye ntegura iki kiganiro. Kayibanda baramufashe bamujyanye igabiro. Hari inzu iba hakurya y'ikigo cya gisirikare cy'igabiro, niho umwami Rudahigwa niho yaga kuruhukira, yabaga agiye Mutara niho yararaga, yari icumbi rye. Banza ryarabanze kuba n'icumbi ry'abakoroni imbere aho mbese umuntu wese w'umutware wazaga muri agiye gusura parike nationale yashobora kurara aho ngaho. Ubwo Kayibanda bamujyanye aho ngaho. Mukiye sinzi impamvu yatumye bahamuvana, bamujyana hitwa Kurwerere harya haruguru ya Zarake Ruhondo mu murenge wa Rusarabuye. Baba ariho bamufungira, bamuha abasirikare bamurinda, bamuvanye igabiro baramujyana n'umugore bari kumwe, babashyize aho ngaho. Ukenga umugore aza gutoroka, aza guca abasirikare muri humye nijoro, agenda n'amaguru. Umugore witwaga Diana Mukagatare babibona mu gitondo ko yaragiye, baramukurikira bamufatira hariya za Rurindo Nyirangungu hagati ya Rurindo na Kirongi. Yagenze ibirometero byinshi cyane ijoro ryose, ngo yaranarwaye, basanga yatumbye ibirenge, baramugarura bamusubiza muri iyo gereza yabo. Babonye nta muganga wabasuraga ngo bamuvuze, babonye ameze n'abagiye gupfa, bamwemerera gusubira iwe, bamujyana iwe Igitarama harya ahitwa Ikavumu. Umugore we Kayibanda asigaye aho ngaho. Umugore ahageze arapfa. Apfuye bazana Kayibanda ngo ajye kumuhamba. Araza arahamba, birangiye bamurekeraho arahaguma, bamurindiye aho ngaho agumiwe. Bavuga ko yatungwaga n'ibivuye muri gereza ya Gitarama, hakaba imodoka ijya kwivana muri gereza ikabizana aho ngaho. Bigeze tariki 15 kwezi kwa 12 1976, urumva hashize imyaka 3 n'amezi nk'abiri ari aho ngaho. Yarabaye igabiro Rwerere iwe muri iyo myaka 3. Nuko twumva mu gitondo ngo Perezida Kayibanda yapfuye. Akaba rero indimi sinzi niba atari indimi mbi
zivuga ko yaba yarishwe na Serubuga, abandi bakavuga ko hari uburozi bavanye mu Bushinwa bakajya babumushyira mu byo kurya, ibi bintu byinshi bavuga ibintu ibyo ari byo byose. Kuri iyo tariki 15 nibwo bavuze bati Kayibanda byarangiye.